Mbere y'uko izuba n'inyenyeri ziremwa, umwana w'umuntu yatoranyijwe, izina rye ryavuzwe imbere y'Imana y'ibihe byose. Azaba umucyo w'amahanga, agasindagiza intore z'Imana, abera bazacungurwa kubera we. Abanyabyaha bazamwanga, ariko abamutegereje bazabona agakiza ke. Ibyo tubisoma mu gitabo cya mbere cya Enoki 48 umurongo wa 2 tugereje 6. Ibyo hagaragaza Yesu mbere y'iremwa ry'isi, nk'uko na Yohana yabivuze avuga mu ijambo rye ko Yesu yariho kera mbere na mbere, ati hariho jambo yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta na kimwe kitari. Ati uwo jambo yari Imana. Na Yohana yarabivuze. Umwami w'ibyaremwe byose azicara ku ntebe ye y'ubwami, umwana w'umuntu azicara iburyo bwe, kandi imiryango y'abanyabyaha izamushyikirizwa. Iminyago y'abanyabyaha izamushyikirizwa. Abami n'abatware b'isi bazamutinya, bazanyunyuzwa n'umutima, kuko bazabona icyubahiro cye. Bisa cyane na Matayo, aho Yesu avuga kuza kwe kwa kabiri, igihe azacira abantu urubanza rw'umwami. Sibyo? Umwana w'umuntu azahabwa intebe y'ubutware, intebe yo gucira abantu bose urubanza. Abanyabyaha bazakurwaho mu isi, kandi intore z'Imana zizabaho iteka ryose. Babwiye ko nta rubanza ruhari, amategeko uwazanye amategeko ni nawe wazanye ibyaha. Urubanza bavuga rero umwana w'umuntu azacira abantu uruhe, noneho ko tubabwiye ko urubanza ruhari. Hano iyo usomye mu Byahishuwe 20 umurongo wa 11 ubonamo amagambo avuga ko Yesu ari uzacira abantu bose urubanza ku munsi w'imperuka. Singo muribuka ko twabwiye ko nta n'imperuka ihari, imperuka iri ku giti cye. Imperuka abantu bose kora bayitubwiye, umuriro uzaza ugakongora abantu bose. Iriya ntayiriri mu gitabo, nta handi. Singo none urubanza ruranuke. Nababwiye intambara yitwa Harmagedon, intambara ibera mu mutima w'umuntu, icyiza kirwana n'ikibi. Ariko hano bayitwigisha muri Matrice batubwiye ko ari ingabo z'Imana zizarwana n'ingabo za Satani. Imana batubwira ko ari umwuka, ariko babitubwiye gutyo nyine uhita wumva ko ari ikintu gifatika, ibintu bifatika bizahangana, biri guhangana mu ntambara ya nyuma. Mu gitabo cya Enoki, umwana w'umuntu si undi muntu usanzwe, ahubwo ni uwatoranyijwe n'Imana mbere y'iremwa ry'isi. Uko bavuga, ucira isi yose urubanza, ucungura intore z'Imana, azagaragara mu cyubahiro cy'Imana. Ibi byose Abanyetiyopiya babihuza na Yesu Kristo, bityo Enoki akaboneka nk'uwanuye ibyerekeye Yesu imyaka ibihumbi. Ibi ni ibintu bisobanutse kandi birisobanura. Umwana w'umuntu yatoranyijwe mbere y'iremwa. Isomye muri Enoki hariya twabivuze, isomye muri Yohana 15 umurongo 17 umurongo 5 havuga Yesu aravuga ati, data mbwiriza, icyubahiro cyawe kintera kimbere yawe icyo nari mfite mbere y'uko isi ibaho. Yesu aravuga ati, data mbwiriza, icyubahiro cyawe kintera kimbereye yawe, cy'intebe yawe, iyo nari mfite mbere y'uko isi ibaho. Byombi bihamya ko Yesu yariho mbere y'iremwa ry'isi, atari umuntu usanzwe. Umwana w'umuntu ni umucyo w'amahanga. Azaba umucyo w'amahanga, agasindagiza intore z'Imana. Ni ibintu biba bisobanutse cyane. Yesu arabivuga muri Yohana 8:12 ati, ndi umucyo w'isi, umurikira ntazakomeza kugenda mu mwijima, ahubwo azagira umucyo w'ubugingo. Enoki aravuga ati, umucyo w'amahanga. Yesu akavuga umucyo w'isi. Nuko rumwe, byose ni bimwe. Umucyo w'amahanga, umucyo w'isi. Umwana w'umuntu azacira ku ntebe y'ubwami. Umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'ubwami. Umwana w'umuntu azicara iburyo bw'umwami w'ibyaremwe byose. Imiryango y'abanyabyaha izamushyikirizwa, iminyago y'abanyabyaha izamushyikirizwa. Yesu aravuga ati, muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubutware, aje mu bicu byo mu ijuru. Byombi bigaragaza ko Yesu wicara iburyo bw'Imana afite ubutware. Umwana w'umuntu uzicara cyangwa se uzaca urubanza
zikarucira isi yose ni muntu ki? Umwana w'umuntu azahabwa intebe y'ubutware, intebe yo gucira abantu bose urubanza. Abanyabyaha bazakurwaho mu isi, intore z'Imana zizabaho iteka ryose. Igihe umwana w'umuntu azaza mu cyubahiro cye, azicara ku ntebe y'ubwami bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, azabacira urubanza. Isezerano rishya risobanura ko ibyo Enoki yari yarahanuye abanyabyaha bazamutinya, intore zicungurwa. Nzingo ibyahishuwe bitubwira ko mu byahishuwe 1:17 cyangwa mu byahishuwe 1:7, dore azaza mu bicu, ijisho ryose rizamubona, n'abamucumise bazamubona, imiryango yose yo mu isi izacishwa cyangwa se bugufi kubera we. Abanyabyaha bamubone bazacishwa bugufi, ariko intore zizishimira icyo bivuze. Enoki yamugaragaje imbere y'igihe nk'umucyo, umucamanza, umucunguzi n'umwana w'Imana wicaye iburyo bw'Imana. Yesu mu isezerano nshya yemeje ko ibyo byose ku buzima bwe, urupfu rwe n'amagambo ye. Ni ukuvuga ko Abanya-Etiyopiya iyo basoma Enoki babona ko Yesu yari yarazuwe, yaravuzwe mbere hose. Ntibabona itandukaniro hagati y'ibyahanuwe cyangwa se yihanurwa cyangwa se yihanuwe na Enoki n'ubuzima bwa Yesu Kristo. Ndakeka birasobanutse. Reka dufashe Imana, reka dufashe inzira y'ukuri n'ubugingo, reka dusabe nzira y'ukuri n'ubugingo, adukomereshe ubuntu bwe, adukomereze mu buntu bwe. Ibyo nabasabira nanjye nizera binyuze mu izina rya nzira y'ukuri. Imana idufashe bityo.